Nongeye kubashimira nshuti bakunzi ba IM Media TV turongeye turagarutse mu by'ukuri uyu munsi tugiye gushiftinga tuve mu myidagaduro tujye hafi yayo ngira ngo Placide Sport ni ikintu kijyana handi n'imyidagaduro. Abo se kuki utambwiye nkaba naje nambaye jazz. Jazz se niyo wari kuvugaho? Se Sport se ijyana na jazz. Okay, Placide nyemerera mbanze nsuhuze nanashimira abantu badukurikira cyane tubatera yambo tunabashimira mu by'ukuri abajya muri comment turazibona mu by'ukuri turabona uburyo muri kunyurwa n'ibiganiro nana ari kugenda bagezaho mu by'ukuri n'ibindi byinshi biraza we namuremba mu by'ukuri niwe mugwiza atunga tuziranye tubasuhuze cyane mu by'ukuri Abanyarwanda bemera ko bavuga ko akize nana urakize rwose ahubwo ujye ugerageza unyuzemo ubaze Didi uko bimeze hari igihe Kigali ibintu biba byanze oye mvugira okay nagaze wagireka nkakuvugira nuko dutangiye rero tangiye tubashimira mu by'ukuri abatera comment abakomeza kubana natwe umunsi ku wundi ndetse tunabizeza yuko ibyiza biri imbere wowe niba ubonye ikiganiro ari cyiza mu by'ukuri gisangize mugenzi wawe tugende tuzamuka twagura umuryango mugari wa IM Media. Placide tugiye gushiftinga gato tugaruke muri sport. Hari igihe abantu bagira ngo nitugizi cyangwa se gutandukanya ikintu cyitwa sport na entertainment ko abantu bamenye ukuri basigaye banabifatanya bikitwa sport entertainment. Ngira ngo n'abantu bari hanze muri kubona saga iri mu Rwanda ngo ese niki cyasubisa umukino wa APR niki kandi murabizi ko kimwe mu bintu IM Media ifite ni inkuru zisanzwe z'ubuzima ariko nanone tukagenda tubagezamo namwe mu makuru y'ingenzi mukeneye kumenya cyane cyane abantu baba bari hanze mukeneye kumenya ibintu biri kubera mu Rwanda. Tuba tuhababereye. Yego. Ni televiziyo ikorera ku isi hose kuko iyo kuri YouTube n'isi yose wo accessinga ariko tukagira ibyicaro ku migabane ibiri ubwo nitwe bari mu Rwanda abandi bari muri leta ya Arizona Phoenix. Nuko rero Placide mbere yuko tujyamo tukasa umeze neza ndaganje uraganje haryo ufaniye ikipe nayo tana muri 18 none umwaka w'imikino wagiye gutangira tubona ikipe ya Rayon ari ikipe idafite aho ihagaze. Urebye ukuntu recruitment yakozwe uburyo abakinnyi bashyashya bazanywemo uburyo ubuyobozi butari stable bwari buri kuvaho barwana no gushyiraho inzibacyuho ubunaga nyine ari ikipe itari stable idafite aho ihagaze ariko noneho reka mite nkuvuna amaguru nkubwire muri statement nziza yego Rayon itangira iyi shampiyona yego nubu bareo mudukurikiye tuba tuje hano kugira ngo tubaho ubwino aho muri kwisi yose mumenye ibirindani atari ibyo abantu baca hejuru. Rayon yari ibayeho nk'umuntu betting Didi umuntu betting buriya niwe ushobora kubwira umugore ati shyiraho amazi ngiye kuzana ubugari yagera hariya bwa bugari ipari kamera gute iyo Rayon yari igacurama iyi itangira sezo y'ejo bundi impamvu mbikubwira Rayon yizereye mu bintu idafite gutya inhandi Rayon yizeye ko izakina umukino wa gishuti kuri Rayon Sport Day n'ikipe ya Azam ku mahoro babaraga muri miliyoni zishyika mu 120 bari kubona bipfa ku munota wa nyuma stade amahoro barayibura bayibura gute bayibuze kubera ko hari harimo ibikorwa byitegurwa ko umukuru w'igihugu yari ari hafi ku birumvikana ni ikintu kiri kurusha cyane icyo ni ikintu kiri kurusha wumve ko akantu kabayeho nko kubahatisha nko kubetinga ikintu wari witeze ayo mafaranga niyo bari kuzahamo ba Haruna niyo bateganyagamo amarekritoma bipfa ku munota wa nyuma match bayimurira Nyamirambo ariko Rayon Sport Day kandi buriya bimwe mu bikorwa ikipe ya Rayon Sport isaruriramo mbere ya shampiyona ikintu cyitwa Rayon Sport Day icyo kirafailinga
ni ikintu cyakomye mu nkokora abareyo kugeza naho ritayadi yabaye tayadi. Ako kantu urakumva, ritayadi yabaye tayadi. Okay, mbere yuko wenda winjiramo cyane muri make nashaka kukubaza ngo Rayon yatangiye shampiyona tubona ari ikipe isa nkaho idafite ahiri, sibyo? Ari ikipe isa nkaho iri so weak cyane ku bantu mu bijyanye n'ubushobozi. Rega didi kuba weak nta kundi, sibyo? Uretse gatoya hanyuma mwizo ntege nke twabonaga Rayon bigenze gute kugira ngo mu mikino itarenze 6 ya shampiyona bigeraho ikipe ya APR ishinzwa yuko yahinduye umukino kubera gutinya mukeba wayo Rayon Sports? Ese Rayon APR ihindura umukino nkandi ifite ubwo bushobozi? Ni ikintu cyo kwibazwa kuko n'ubundi si ubwa mbere habaho impinduka muri shampiyona bikitirirwa bikavugwa yuko byakozwe muri FIFA za APR. Ibyo ngibyo turaza kubijyamo muri detaye, umuntu udukurikiye yumve ufite ukuri n'utagufite. Ariko uko byagenda kose ngiye mpagaze hano nemye Ndabizi ngarame, nta kipe ngiye guhagararira, ariko ndatanga fact, sibyo? Ndagira ngo duhe facts zigaragara zumvikanisha uburyo ki umukino wari uri kuri tariki 19 ugomba guhuza Rayon na APR byahindurwa tukiri hano, APR itabifite umuruhare. Tukiri hano ni wowe urimo no kwibeshya. Karandriye yari uko ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 hariho umukino APR yari gukina na Gasogi. Yego, urimo kunyumva? APR yavuye mu mikino ya CAF muri Champions League iraza. Umukino wa APR na Rayon wari kuri journée ya 3 already wari warabaye ikirarane. Uyu mukino wari kuba warabaye itariki 14 z'ukwa 9. Yego, izi zatambutse yari yarabaye ikirarane. APR ije ikikwereka ko ari amakosa yakozwe atari Rayon ifitemo amakosa, ariko ikosa rya Rayon ndibuze kubashinja ndaza kurivuga, sibyo? APR iza aho kugira ngo bahere kuri cya kirarane cya mbere cyari kuba ari Rutsiro, bagakurikizaho icya kabiri, noneho bagahita bafata icya gatatu aricyo APR na Rayon. Yaraje Rwanda Premier League Board ihita ikomereza kuri shampiyona higeze bakina journée ya 5. Ibyo ni byo ubundi mu buryo buri standard uko niko amarushanwa ategurwa. Nago buretse gato naga bari itegeko yuko ibirarane bikurikirana gutya, ahubwo ekipe iraza igafatira higeze bakiga karandiriye aho umwanya wagenda ubonekera bakagenda bimura imikino no hanze tujya tubibona. Ibi ni ibintu bisanzwe. None reka nanjye nkubaze, sibyo? APR yaraje iti kina na Etenseri kuri journée ya 4 ya 5. Yego, ya 5, sibyo? Kuki APR urimo wowe regulator ushinzwe gushyiraho nyine amarushanwa uburyo agomba gukina, kuki wishyira mu mutego w'uko umuntu nawe ibyari bugusaba utagomba kubyanga? Uti gute? Niba umuntu aje ukamushyiraho karandiriye agasanga irahari, ukamukomereza kuri journée ya 5, kuki ushaka kwimura journée ya 6 ihari hatarimo vide ugashyiramo ugafixingamo ikirarane uteza ikindi kirarane? APR yari ifite Gasogi, Rayon Sports yari ifite indi kipe ntibuka neza byari gukina kuri journée ya 6, ahubwo none iko sukoze ufashe ikirarane kimwe uteje ibirarane 2. Urimo kunyumva dede? Kuko yaba ari APR yari gukina na Gasogi ntibikinnye, na Rayon Sports indi kipe byari gukina ntibikinnye, ubwo ufashe ikirarane kimwe ukivunjemo ibirarane 2. Ariko Placide ndagira ngo ngewe sibyo, ahubwo ndagira ngo nsobanurire n'abadukurikiye iki kintu, sibyo? Yego. Niki cyatumye bijya hanze muri media ndetse n'abareyo bakisanga bishyizemo ko tariki 19 bagomba gukina na APR? Ndagira ngo tubanze reka iki kintu nkivuge gutya. Turi abanyamupira. Umupira ku mupira usibye ko match igira ibyayo na derby
itsindwa idakinwa kuko duheruka kubona za derby ku gikombe cy'amahoro APR yaje itera umupira birangira Rayon itsinze 3 sibyo derby iratsindwa ntikinwa icyo nshaka kuvuga niki nta muntu ushobora guhagarara ngo yemeze ngo ninde uzatsinda undi ariko ugiye kuri fact abakinnyi ku bakinnyi ukareba APR aho ivuye mu mikino nyafrika n'iki abakinnyi bayo barimo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu 9 n'uwa 10 Tadeo Ruhanga wagiye na Pavel Inzira 11 wagiye urumva current form ikwereka ko mu kibuga APR yatsinda Rayon I doubt kandi watangiye bivugira yuko Rayon yatangiye week no one knows nakubwiye uko yatangiye uko yatangiye tuyibona reka ngwe fact aba Rayon banyurwa manuma buretse gato Praside rero buriya ariko se ndabizi ko aba Rayon comments zizazi nyinshi buretse Praside buriya buretse to gato nago nyankunda buretse nta muntu nyankunda ngewe ubindikiranya ngewe cyangwa se abadukurikiye mbere gato nari nkubajije ngo byagenze gute kugira ngo abareyo n'abanyarwanda muri rusange buretse twisange kuri karande ya 19 twese twishyizemo yuko Rayon izakina na APR ubundi byagenze gute uko byagenze kuko ni naho ikibazo kiri itariki 14 ntago byari gushoboka z'ukwa 9 niyo tariki ya APR yakiniyeho na Pyramide yego urabyibuka ndabyibuka aho ntago byari gushoboka APR yari mu Misiri Rayon kubera ikibazo cy'inzara ifite cy'ubushobozi ifite kugeza naho perezida retired yabaye tired akegura kugeza naho Adrie wari dafu yeguye urimo kumva kugeza naho SG namenye yeguye ubu ikipe ikabisigaye nta buyobozi ifite beguye kubera ikibazo cy'ubushobozi aba Rayon muri bwa bushabitsi bwabo bagerageje gusaba indi date bayisaba Rwanda Premier League Board iri hafi kuko umukino wa mbere aribo bazawakira yatuma babona amafaranga kare bagatangira gukemura ibibazo bimwe na bimwe mu byo bafite kuko umukino uzabera ku mahoro umukino wa APR na Rayon byanga bikunda niwo abantu bategereje kuzuzuza stade byo kuyuzuza atari bya bindi Amavubi kuri Nigeria ahamagara ku munota wa nyuma ngo muze twabigize ubuntu sibyo urumva fact irimo Rayon niyo yasabye Rwanda Premier League kuyishakira itariki iri hafi yakiniraho na APR kugira ngo wabonye troll zirimo gutrollinga bavuga ngo Wasiri yaravuze ngo APR ifite ibirarane by'imikino ngo natwe dufite ibirarane by'amezi 3 ngo ubwo Rwanda Premier League Board ngo nirebe ubabaje urimo kumva ikirimo Rayon Sport irashaka amafaranga suko nayo ifite ukuri ko iyo tariki yagenwe byemejwe n'amategeko tukiraho Rayon ubusaba bwayo ibusaba ababishinzwe yabisabaga bayisubije iki bashyize radate bashyizeho date sibyo yego urakoze ariko icyo gihe yego ndabyumva bashyizeho iyo date ariko tariki 19 z'ukwa 10 z'ukwa 10 arizo zejo bundi yego ariko APR nayo muri consultance yakoze habuze ikintu na kimwe bagendeyo nta tegeko ribigena ni fixing nkuko Didi nagusaba nkakubwira ni Didi nari mfite ubukwe wenda izitariki kuri sare yawe sibyo urimo kunyumva niyo sare nayo kuzakuramo none ndabona bihindutse washatse ahantu fixing ese turacyari mu mupira w'amarangamutima wo gufixing oya fixing nanone ntago reka twe gukoresha iryo jambo oya gufixing arega no gushyiraho itariki buretse ijambo fixing rifite ubundi busobanuro mu cyongereza fixing abantu bahita ko ari fixing muri game iyo bijemo bigira ubure fixing match abantu wenda ntibanyumve bigira ubundi gufixinga ni kwa kuza nkaguha bitugu kwaha ugakina ugashwandarika nyine kumwe ikipe igurisha match gufixinga navugaga ngiyewe no gushyiraho itariki ku mentioning itariki wenda ubwo nuko abantu bashobora kubyumva nabi kugenda nyine kurwana ku muntu sibyo ugashyiraho iyo tariki ibyo rero nibyo APR yakoze sibyo muri rwa rwego rwo kuvuga ngo ngewe ko nubundi abareyo batifuriza APR ibyiza ngende bifuriza icyiza kiki ariko ho gato uretse nkubwiraho gato ni nka bya bindi umuntu akubwira ati Didi nukira
mwene so nakira nawe ukire. akwasereka wari wahagarara iwanyu muri karitsiye buretse ugatoye wari wahagarara iwanyu muri karitsiye ukagenda ugakomanga ku rupangu wumva harimo kuvamo ibishashi wumva harimo kuvamo ubutozi cicikana impumuro ukababwira ngo kuki murya tutariye akose shaka ibyawe ibyo bintu uri kubivugira kuri Ndabizi kuri Rayon kaho nyumvira kuba Rayon ndetse nkubeshye kaho nyumvira mutegura ibintu byanyu nasereka nkwibaye mureke kubahatisha mureke ibintu byanyu kubigira nka betting reka tugendane ikintu kimwe n'icyanga mu buzima bwahagaze reka tugendane ku yingingo sibyo Rayon ibisaba abashinzwe Rwanda Premier League Rwanda Premier League yarabibemereye ese Rwanda Premier League yigeze ibyereka APR ese APR nyuma gato yo kubibona ubusabe bwa Rayon ikabona yuko Rwanda Premier League yahise nemeza iyo tariki APR yahise ikora hiki APR nayo yahise mu gihe kingana gute ivuga yuko iby'igihe byo ntabwo tubyitayeho oya aho niho ntabwo tuzi icyo amategeko aho niho ibibazo bizira wowe ikintu utarimo kumva ni kimwe sibyo byose nta mureyo ufite ikosa kuri iki kintu usibye ko bo icyo banyotewe nawe uracyumva n'ubushobozi kandi nawe ku ruhande rumwe wabumva sibyo amakosa araza akagaruka kuri ba regulator ari bo Ferwafa na Rwanda Premier League Board sibyo ese APR yo nibigusabye kakubwira uti rero twebwe twaje mutwereka yuko tugomba kwanshena shampiyona uko amajuru nakurikirana ibyo birarane mukazamu bifixingamo nyuma ibyo twataye tukiri aho ngaho kubera iki noneho Gasogi ko nacyo ari ikirarane ko cyari cyo bashatse guhita bakina Gasogi ntago ari ikirarane cyo ni match no mukino ijuru ya gatandatu ikomerezaho noneho wari na tariki 18 none ko ndi kubona ndi kubibona mwiye angere ebyiri sibyo ko ndi kubona bisa nkaho ari uko APR yatinyereyo APR ntago yatinyereyo yahitinye ntago yatinyereye ahubwo reka nkubwire gutya ndetse ubundi kuba yagabanya kimwe mu birarane nkubwire ntago yatinye ahubwo ni cya kintu cy'ubukeba cyo kutifurizanya ibyiza ngiye niko nabivuga barabizi yuko rero ifite ibibazo by'amafaranga impamvu rero APR irimo gukasa iyi match nta yindi ibibazo byo birakureba bikomeze byiyongera okay bitandukaniye he na bya bindi abanyarwanda bavuga yuko APR yica umupira wo mu Rwanda none se yica umupira wo mu Rwanda niyo yanze guhembera Rayon kuko niyo yayiteye ibirarane kuko uri kubona nyine icyo ndimo kubaza APR reba APR niyo yatereye ibirarane akose Placide iki ubundi buri iyo rindwanyi nzima sibyo ndamutse mbaye nzarwana nawe uretse ndamutse mbaye nzarwana nawe sibyo nkaba mbona hari ikibazo ufite cy'uburwayi sibyo Placide ndamutse mbaye ndi fighter mwiza uretse ndamutse mbaye ndi fighter mwiza uretse ndamutse mbaye ndi fighter mwiza ukunda intambara ziri fair sibyo naza ngiye nkagufasha kwivuza nkazahura n'umuntu muzima uretse ugatoye nkazahura n'umuntu muzima kereka uwo mupira uhuje abatagatifu bapfuye n'abariho ukabahuza n'abamarayika ibi naho bihuriye forget umupira wacu nawe urawuzi reka nkwibarize nahantu ibi bintu niyo yinjiriramo none ibi bintu byuko wamunganireye APR ikina n'ama equipe ahanini usanga irusha ubushobozi mu buryo bwose bushoboka sibyo ugasanga n'ubundi ijya guhura nayo ugasanga ni ikipe isanga yitwara shampiyona mu ma equipe n'ubundi adafite imbaraga nayo ubwayo igaprofita muri weaknesses zabo APR nk'ikipe twemera ikomeye itwara ibikombe nta muntu uyikurikiye byari bitwaye iki kugabanya kimwe mu birarane ifite igakina n'umukeba rero kugana ku musozo icyo gisubizo naza kukigusubiza tugana ku musozo kereka niba twahagana wambwiye mbwira oya ngiye najya nago ngira ngo Didier mwene so nakira nawe ukiri kuko inzara ishobora kuzagutura mu nzu ugapfa marabira mwene wanyu arimo mwene so arimo kugaburira imbwa ze ako Placide bishatse kuvuga iyo turimo gukora ikintu mbyumvishe ikintu mbyumvishe reka nkubwire niba turimo gushaka igisubizo kirambye cy'umupira w'u Rwanda ntago twashyigikira abareyo mu kavuyo kabo bahoramo
twagashatse igisubizo kirambye cyo gufasha Rayon ku buryo itisanga muri bibazo, kandi akenshi ibibazo by'abareyo believe tubyemere cyangwa ubyange barabyitera. niba nakumvishe neza, so kugeza ubu Placide, niba kuba dukurikiye kugeza ubu APR kuba yavuga iti turakomereza kuri shampiyona aho yari igeze, hari jurune ntago muyikuraho, ntago mususpend ikirarane mugisimbuza ikirarane ikindi kirarane ifite ukuri, sibyo? Ikibazo ntago ari icyo ngicyo. Niki ikibazo yabishyize hanze ryawe iki sinde wa APR yabisabye. None ikintu kinasetsa nuko muri aba bantu b'abayobozi nabo haba harimo abari kuri uru ruhande n'abari kuri uru ruhande. Nk'ubu mu minsi ishize nabonye ibyo Haji yatangaje, yavugaga yuko APR ifite ukuri, bagiye kwicara bakabyigaho, hanyuma ubwo bazafata nyine umwanzuro. Batanze igisubizo se? Ndetse gatoya ntacyo baratanga. Noneho mu kanya uwitwa Desire Niyitanga, niba amazina ntayibagiwe ariko niyo Desire Niyitanga, niwe ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League. Ibi bintu si ukwica umupira, ibintu si ukwica umupira kwa APR. Wabaye uretse nkavuga ibyo nashaka kuvuga. Boss wawe, perezida wa board wa league, aravuze ati APR ifite ukuri, tugiye kwicara turebe icyo twahurizamo hagati. Urumva? Desire Niyitanga ushinzwe ibikorwa muri Rwanda. Ninde se wemereye Rayon? Ninde ndakwibarira? Uretse ibintu bya APR na Rayon. Placide, ndagira ngo tujye dukura abantu. Buretse hari igihe ugikiriyaringa ariko numva kitari gusubiza ngiye ibibazo nabaje n'udukurikiye ari kumva. Ndimo ndakubaza, Rayon yemererwa ko match ba 19 ni bande bari bayemereye? Ni Rwanda Premier League. None se nago Rwanda Premier League ari nago tuyireba nka organization, nago abo bayobozi bayo bari babyumvikanyeho bande? Nyine ndavuga Rayon ibisaba kuri tariki 19 ko match yaba, ikemererwa ko match zaba, sibyo? Rayon yarabisabye, uretse gato Rayon yarabisabye, ubuyobozi burabyemera. Ariko buretse wumve icyo jambo rirakomeye, burabyemera. Yego, ariko none niba uretse ariko se gato tukiraho ngaho itunakomeza, buretse Placide, tukiraho itunakomeza, buretse ikibazo urashaka kunsubiza ibyo nyirashaka kumva cyane n'abadukurikiye, sibyo? Niba Rayon yarabajije, yarasabye ubusabe, ikabuhabwa n'ishyirahamwe ribishinze na organization ibishinze, Rwanda Premier League, nibo bahedinze nibo bahedinze. Reka mbanze nkusubize nyine, nibo bayobozi. Yego, reka mbanze nkusubize. Kubera icya APR yabicaho. Buretse se mbanze nkusubize. Rayon yarasabye. Yego. Bitewe na za mpamvu iranabyemererwa. Bitewe na za mpamvu nakubwiye. Irabyemererwa. Imaze kubyemererwa bamenyesha APR. Urimo kunyumva? Bamenyesheje APR nayo irasaba ko ikirarane kitasimbuzwa ikindi kirarane, ahubwo ko hakomeza uko journée zimeze, ibirarane bakazabifixinga mu minsi hatari imikino. Ese ubundi ikirarane kijya hehe? Ikirarane bashobora kuvuga ngo okay, ni mwebwe mwagiye muri Champions League, si ikosa ryane. Buretse gatoya nyumva, kansobanura iby'umupira ubyumve noneho. Ntabwo ikirarane gishobora kuza ahantu hari match ya shampiyona, journée izwi. Ikirarane baravuga bati uri APR ufite squad nini, uri kipe yishoboye, ibi birarane turajya tubifixinga mu mibyizi, ukine kabiri mu cyumweru. Ariko nta kirarane kijya kiza ngo gikureho journée ya shampiyona yari ihari, ntibibaho. Nevu uzabishake n'abandi mbwira. Ibyo bintu uvuga nibyo, sibyo? Niko kuri. Ariko hari ikintu uri kwira. Abantu rero bareke gutandukanya ibibazo byabo, inzara yabo n'amarangamutima yabo. Oya wijajinga gutyo, Rayon ntako zifite. Rayon ifite ikibazo cy'ubushobozi. Rayon ntako zifite. Nta APR ntabwo ifite. Ntako sare yifite. Nta APR ntaryo ifite. Kuba Rayon, reka nkubwize ukuri, sibyo? Kuba Rayon yarasabye ikabyemererwa, sibyo? Ahubwo wemereye Rayon ni kubera iki yabanje kuyemerera atabanje kuvugana na APR? None se ngiye mbikubwira, nakubwiye ngo ikosa nigeze nkubwira ko riri kuri Rayon cyane rishyize kuri regulator ari we Rwanda Premier League Board. Gute wiperimeta kwishyira didi hari ukuntu umuntu ufata icyemezo, icyo cyemezo akaba ari cyo n'umuntu azaheraho agutura hasi, ariko biragaragara yuko guhindura icyemezo. Ariko biragaragara yuko ese didi kukurikira umupira
ko niburayi ubizi wari wabona umuntu wafashe ikirarane agakura ku munsi kuri jurune ihari izwi akimura match kugira ngo hakinwe ikirarane wigeze ubibona ibirarane babifikisinga mu minsi hatari shampiyona bakajya bakubwira bati ufite match kuwa gatandatu itegeko rya FIFA ryemera yuko iyo haciyemo amasaha 72 ubwo ni iminsi 3 wakina aperi bakayitegeka ngo kuko ufite ibirarane byinshi uzajya ukina kuwa gatandatu ukine kuwa gatatu wongera ukine kuwa gatandatu ibirarane nuko bivamo naho mureke kugendera mu buyobe abantu bareke kugendera mu buyobe bw'amaranga mutima umuntu yumve ko ufata ikirarane ukagisimbuza ikindi kirarane nase ubwo bwo wabukemuye iki reka nkubwire sibyo aha ndabonamo ibibazo bibiri binakomeye cyane sibyo Rwanda Premier League ngira ngo yaje kugira ngo ikuremo akajagari kabaga muri shampiyona y'u Rwanda guhindagurika kwa karandiriye n'ibiki n'ibiki no for your information ntago nkuciye mu ijambo yego for your information yaje guteza akajagari karenze sibyo urimo kunyumva ubwayo ntiyumvikana na Ferwafa icyo kintu narakikuganirije off mic ngo n'ibimenyetso sibyo ikirenze kuri ibyo kubera ko kajagari karimo bafatanya bikorwa bose bari batangiranye na Rwanda Premier League bose barayandikiye bayisezera harimo za Gorilla Games zimwe zahembaga abakinyi none ko bari batangiye kuzabahembaga umukinyi w'ukwezi umuzamu Gorilla Game yarirutse n'ibindi nabandi bafatanya bikorwa barirutse icyo birukira niki ibintu bitari well planned ariko ikibazo noneho wumve ko atari na Rwanda Premier League board gusa Rwanda Premier League board iri munsi ya Ferwafa ariko hari ibyemeza ifata Ferwafa ikabigiramo uruhare rwo kubihindura aho ngaho reka nkubwira ahubwo muzana indi topic ndumva ahubwo ndumva ikibazo reka muzana indi topic utaruzi aho ariho bariyo bahita binjiramo bakavuga ngo ese ko SG wa Ferwafa yahoze ari umu SG wa APR Adolphe Kamarade nuko bagenda babirinkinga babihuza ugasanga buriya buyobozi yaba ari muri Ferwafa na bodi bagenda bitega imitego kandi ugazasanga yakugonze ariko ari naho nakubwirira ndumva turi kujya mu bintu byinshi ibindi uri bubaze byose ndabikubwira umuyobozi aravuze ngo APR nta kosa ifite tugiye kwicara tubyemeza ariko uwitwa Desire n'itanga ariko bikaba nyuma yuko yemereye urundi ruhande urumva amakosa hanari nta makosa nyine nese ngiye nayahakanye amakosa ya Rwanda Premier League board ntago nayahakanye nakubwiye ngo ni uteza ibibazo noneho ira board nayo ibirimo ibice abari kuri iki gihande n'abari kuri iki gihande urumva ibyo Haji yatangaje nka president ariko ushinzwe ibikorwa mu kanya yavuze ngo nta hantu byabaye kw'ikipe isaba ko umukino wari uriho wakwimurwa baba barimo ibice mani ni nayo mpamvu uyu mupira wacu nyine uzi ikintu mbona se uzi APR ni Rayon nta hantu uzi ikintu mbona ikintu mbona nuko uyu muntu yahakaniye Rayon nyuma yuko hari umuganirije hari umugiye mu matwi kandi biranagaragara ibyo ngiye nago nabihaka kuko nubundi Rayon yari yabyatse niyo Rayon bahakaniye ari mu matwi Rayon yari yabyatse bakanayemerera siyo Rayon bahakaniye nanone nkubwire nyine ntago ari mu matwi ahubwo APR nayo yashatse ikintu gusa ngiye ku giti cyanjye ntabeshye sibyo ubona ari iki cyaba cyatumye APR yanga iyi match ni bya bintu byo kuvuga ngo ibibazo byawe ntibindeba sibyo kumana ibibazo byawe sibyo iyi match ni ukuri kw'Imana kuri pepa niyo wafata abakinyi bagiye ya match yo mu Rwanda ivuga ngo ivuga ati nubundi sibyo uriya muntu aracumbagira reka muvune n'ukundi kuguru nzahure nawe na ibi uyu ni umupira kwe gusa sofa nanjye uko mbyumva nk'umunyamupira ushaka iyi derby ngiye ku giti cyanjye numva umukino wabo ngewe reka mubwize kuri Prasi ariko nanone bidakuraho ko Didi niyo APR wayihaye icyuho cyaho yaheri rega Rayon yarasabye si byose na APR irasabye ariko ikibazo nuko nyine APR yasabye Rayon already yaremerewe man ibyo bintu by'ubukeba ntago ushobora kubikuraho yaremerewe APR si kubwiye uti kuki utankontaktinze mbere yuko wemerera Rayon ko bitabaye mbizi ariko nanone ibyo twavuga byose sibyo reka tuvuga yuko ikosa rya mbere ryabaye ako se nka APR nka equipe grand equipe dufite mu Rwanda sibyo ni equipe yagakoshojeje kosa irindi ese wemera ko APR ari abakeba ni equipe yagafashe ikosa ikarikosoza irindi so far rero nicyo tutarimo kwemera ku buyobozi kuki nta kosa APR niri nari mwifite kuko karana
APR bayakoze hano geste igaragaza yuko ariyo yicigakiza. Didier icyo nkubaza we ntago urimo kunsubiza. Kuza umupira, kuza amabwiriza bya FIFA n'ibya UEFA n'ibiki byose. Sibyo? Wigeze ubona hehe ahantu bafijurune yari iriho umukino wabibonye? Nubasha kukinsubiza ndaba ndemera ko APR nayo ifite ikosa. Umvishije ijambo nakubwiye riraremereye cyane. Ese ubundi reka nakubwiye ngo buranza wumve ko karandiriye mbere yuko bafisingiwe match ya Rayon ko karandiriye ziba ziri hariya ko batarebye umunsi nkubuze ikintu cyari kuntungura nk'iyo APR yanga iki kirarane ku munsi utari uriho umukino numwe aho APR nari kuyikwesha. Dore ikibazo ahantu kiri Placide sibyo? Ikibazo ni iki ngiki nakubajije ngo ikipe nka APR ifite ubuyobozi tuzi, ikipe iba muri favorable conditions nk'izo tuzi APR ibamo, ikipe yagaserukiye abanyarwanda ubundi buriya niyo ipresenta umupira wo mu Rwanda sibyo? Na Rayon ariko sibyo? Na Rayon upresenta uretseho gato Rayon seruka gusohoka ryari? Nuko itigeze sohoka ariko nyine ndakwibarije nuko yakiriye imikino. Ikipe ndi kuvuga ngira ngo guhera season ya 2019 ejobundi rero yarasohotse kuri Bengazi nuko imikino yombi bayikiniye aha ikananirwa no kuhikura bakiniye imikino ibiri yombi kuri Inyamirambo. Kuri muvuga nkaho uri one sided sha. No way. Nyamara ngiye mvuga fact. None se reka nkwereke. Ako kantu ushyizemo ngo nubwo basohotse ngo byose ngo niba reka nkwereke. Didier buretse nkwereke. Niba ikipe iwabo hari ibibazo by'intambara, ikipe kakubwira ngo ndabyemeye nta nubwo bashatse ahandi hanze, imikino yombi ako kantu kari ngombwa zayikinira iwawe so bizanye. Ako kantu kari ngombwa. Okay, reka dukomeze kubyo twari turiho. Nabaje ngo ekipe y'intangarugero nka APR ni gute ifata yandagaza gufata ikosi karikosoza irindi? Niba utabyumva bimbaze mbigusobanurire. Ntago ari ukwiyandagaza. Ni gute ifata ikosi karikosoza irindi? Ariko njyewe uko mbyumva turimo dusoza na nyuma y'iki kintu nta kindi ndibwongereho. Uko mbyumva turimo dusoza APR mu rwego rwo kwikuraho izo polemique zose, kuko ngiye nshaka ikintu cyatuma idakina na Rayon nkakibura. Yaba ari ibijyanye no mu kibuga, yaba ari burjyanye no mu kipe. Oya turi gukemanga yuko n'imbaraga APR ifite zitageze kuko oya ko se wowe jya ukora mani ibintu bifite fact. Didi nawe nzi kuri umusesenguzi none se nukavuge nanjye reka ikibuga uretse unshubije inyuma sibyo? Kubera ikivuga uragendera kukivuga yuko APR ikomeye. Rayon Sport yanganyije imikino ibiri ibanza. Yanganyije niyihera n'amagaju, right? N'amagaju. Amagaju yabonye ikarita y'umutuku yaramaze i Kigali. Akose kurimo kumbaza kandi nkaba nkuba fact n'umve fact. Akose Didi none nuko uri kunyobya. Nge nakwaje ngo niki kigaragaza ko APR ikomeye. Utangiye nakwaje ngo niki kigaragaza ko APR ikomeye. APR ikuyemo azamu ku mikino ibiri. Sibyo? APR igakina na Piramide imikino ibiri. Piramide ya gatatu muri Afrika mu makipe akize. Piramide yaje ubu yabaye ya kabiri. Ariko umwaka ubanza yari yabaye ya mbere yatwaye igikombe cya shampiyona. Yego. Igitwara nde kabuhariwe nimero ya mbere muri Afrika arahiri. Sibyo? Iyo ntago ari ikipe yoroshye. Of course yayikuyemo tubyemeye. Ku kinyuranyo cy'ibitego 4-2. Yego. Sibyo? Ikipe iraje. Ihuye n'ikipe yagiye ibona match ya mbere. Ntabwo nibuka neza ikipe banganyije. Etenseri oya nagare Etenseri. Uravuga APR. Ngenda vuga rero. Ndavuga ako dore ikibazo rero kwica dore ahantu uri kwicira ibintu nawe. Placide dore ahantu uri kwicira ibintu. Nakwaje ngo niki kigaragaza ko APR ikomeye. None uri guhita ugaruka kuri Rayon. Wowe wambwiye APR ukareka Rayon y'abandi. Rayon kimbajije kano kaya mbere wari wambajije ngo iki kigaragaza yuko APR ikomeye. Oya APR ikomeye. Ubwo rero ntago nongera kuyivuga. So ivuye muri iyo mikino nyafurika itsinzwe mu buryo abantu badashobora kuvuga ko ari bubi cyane. Oya match ya mbere bakiniye mu Rwanda no doubt APR yagaragaje urwego sibyo? Ariko ndagira ngo tugende kuri match zombi. Tugende kuri match zombi kuko ikipe ishaka kugutsinda kimwe ku busa
ariko ngewe buriya narakubwiye ku mupira buriya sindi umuntu ujija rezerita cyane buriya mbanza no kureba performance za equipe sibyo konsigne twa Rayon APR yakiniragaho twarazibonye yabaye ikijya mu Misiri irakina igenda ishaka kuvuga ati ntacyo guhomba irafungurira natsinda ubona ari ikipe ikomeye nyuma yo kubona igitego twahise tubura APR burundu. Oya rura nurundi rwego reka tureke kuvuga ku bya piramide rura nurundi rwego sibyo tujye tubwizanya ukuri nitukabeshya ndagira ngo mbwire APR rwego niba ufitemo abakinnyi nk'aba Mohamed Chibe bakinana na ba Mosara urumva ufitemo umukinnyi nka Fisto Karara Mayeri ugurwa miliyari n'igice y'amanyarwanda miliyari n'igice ni budget ya Rayon bijya mu kibuga urumva kubera iki bitajya mu kibuga none se quality y'umukinnyi ni iki n'amafaranga nta niki umukinnyi isagurwa menshi reka mwibarize reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo buretse oya buretse wishaka no kuntwara none se ubwo turi kuri APR na Rayon quality z'abakinnyi iyo yabindi de umukinnyi mwiza agurwa amafaranga menshi sibyo umukinnyi mwiza agurwa amafaranga menshi hari ikintu kwisa abakinnyi tubona bitwara neza naba bahenze kurusha abandi icyo kintu cyo nukinsubiza none se kuki abakinnyi bahabwa agaciro kuki bavuga ngo uyu mukinnyi ahagaze gutya ku isoko niwe nsubiza ako kantu abakinnyi bitwara neza ku isi ubu se fata urugero rw'iyo Etincelle yanganyije na APR none se wowe watsinda match zose 30 ukubyiyumvisha ariko hari ibintu urimo urakwepa nta kintu nk'uko ngiye tuzagarwe ku ingingo umbwira ibintu ukunjana inyuma ukanjana mu by'abakinnyi ubwo mu by'abakinnyi bya bindi nuza kuko Placide byoroshye iyi APR reba se iyi APR yagize ubwoba yagize ubwoba rese fact natanze abadukurikiye APR ishobora kuba yaraje ikavuga ati turaje tuzikubite yabona akunyu Etincelle yihaye yikuyeme kavuga ati ahanura uyu muke baduhuye tutari twitegura byagenda gute ese kwitegura nuko ikipe ntire mu myitozo yaba ari APR na Rayon bataragiye mu ikipe y'igihugu bari mu myitozo ese kwitegura kundi nuko ibyumweru bibiri ikipe y'igihugu byose igiye kujyamo wari witeze ira performance kuri Etincelle ako se ko ari APR na Rayon twari turiho kuki utavuga na APR n'ubundi turiho bo bari biteze kuri za magaju banganya amagaju yabonye umutuku kuki utayivuga twari turi kuri APR niyo turayijya nago wavuga rero reka nkubwire rero ibanga Didier nago ushobora guterura izina APR niyo mwaba muganira muri inshuti muri batanu ntago mushobora guterura izina APR ngo mumare umunota hatarazamo Rayon kimwe nuko mudashobora guterura izina Rayon ngo mumare umunota muganira hatarazamo APR ariko APR bayateje induru kubw'ubusa ku maherere ngiye niba APR ikomeye yaraguze abakinnyi twumva yuko ari beza cyane yagafashe karaka yakazanye karaka match gakubita tugacima nta n'ikindi nibwongero natanze fact zigaragaza yuko Rayon gusaba umukino bakawemererwa nta kosa bakoze ikosa ryakozwe n'uwafashe umukino akawushyira ahantu hari umukino journée ya champion ikomeza niwe warikoze nkasoza mvuga ngo APR ifite ukuri nayo yarasabye ariko kugira ngo birinde izi polemique bace n'ibyo bintu bajye kiwanjana umupira bagakinnye so nanjye rero nsonza Placide rero ukuntu bimeze sibyo nemera yuko mw'iyi case n'abantu badukurikiye batwumva irimo amakosa abiri n'intege nke ebyiri pe kuba Rwanda Premier League yabaye too flexible akabya sibyo nago bijya bibaho yuko match ubundi ikipe ifite match ya gishuti yo irazi kanshe naho bigereje bakazajya bagenda bafixing ako bari muri ya minsi badafite ojuru ya match nyine byashoboka sibyo hanyuma iryo nikosa riri kuri Rwanda Premier League na polemique bateje mu banyamupira wo mu Rwanda Rayon kuba yarasabye nakosa ifite kuko niba Rayon yarasabye birashoboka ko yari umwana Rwanda Premier League ikaba umubyeyi umwana ashobora kugusaba igishoboka cyangwa kidashoboka yari ifite ubushobozi bwo kubwira Rayon ati nago byashoboka ikarika no guteza icyo kintu cya polemique ariko niba Rwanda Premier League mu buyobozi bwayo ya province ikemerera Rayon yuko ubusabe bwabo bwakunze match hari sibyo
abareyo bakagenda nawe urabizi ukuntu abareyo ibintu bifatwa nkaho biri seriye sibyo oya va ku buseriye imibare y'amafaranga yabo oya imibare nago ndi buyigemo sibyo urabizi nyine abareyo ariko se umuvugizi niba yitangariza ati dufite ibibazo by'ubukene hamwe no mu maofisi wasoje udatuma tugaruka muri deba sibyo niba reyo ubwayo yemerewe sibyo reyo urayizi igikorwa cyayo cyose kigomba kuko ni ikipe ifite abafana benshi mobilisation cyane ko ari nabo bazakira kugira ngo wifate utumenye n'abareyo bishyiramo iyo match bayikwirakwize aribo bazakira ni ikosa rya mbere ryabaye kwemerera ibintu bidashoboka iryo ni ikosa rikomeye cyane mu mupira w'amaguru ariko irindi mbona nk'ikosa naryo rigaragaza yuko iri too flexible ni uburyo yemeje ikintu hakaza ikipe hakaza indi kipe igasa n'ibisi urumva indi kipe ya APR ikayereka yuko icyemezo bafashe kidashoboka nubwo haba habaye ikosa nago nabona FA ifata I mean Premier League English Premier League y'Abongereza cyangwa se na zira za La Liga ifata icyemezo nka Sebastien yafashe icyemezo kuri club ya Real cyangwa yaki uranyemera dusoza mvuga akantu kamwe ngo Real Madrid cya Man U cya Real mu gukomera kwazo ngo zize zivuguriza icyo cyemezo nago ibyo bintu bibaho uranyemera mvuga akantu kamwe dusoza abo bantu yaba ari Ferwafa yaba ari Rwanda Premier League Board ibirimo abareyo ibirimo n'aba APR urimo kumva icyo nshaka kuvuga rero ni naho iyo flexibility izira buri wese abashaka ikintu gifevaringa ikipe ye niko nabyita rero mu gihe tugifite abayobozi nk'abo bafata ibyemezo ashingiye ku marangamutima ngo afaniye nigeze kubikubwira haje aravuze ati ubusabe bwa APR bufite ishingiro wowe ushinzwe ibikorwa uraje uravuze uti nabaho sindabona ikipe isaba nabyo bita bigaragaza ko harimo ariko sibyo we yabivuze sibyo amakosa yo gusa ikintu kiba kinababaje ingingo reba se ikintu n'abareyo n'abaperi yo bicaye ahantu reba se ikintu kiba kinababaje cyane nsoza nibyo byanyuma nsorejeho birababaje cyane kuba amakosa yitwa ko agaragara mu mupira causes zabyo zayo makosa sibyo zihora ari zimwe big fishes sibyo niyo turavuga Rwanda Premier League niyo yagashyize ibintu ku murongo bigakunda nibo bari kuba ba nyirabayazana sibyo uzi nk'iyo biza kuba ari ikipe itari APR ikandika Rwanda Premier League yari no kwishwishwiza ikavuga iti reka andi ma equipe urumva andi ma equipe yakaba yareba urugero rwiza turavuga APR turavuga Rayon nibo ba president umupira wo mu Rwanda ariko still n'ubundi zikonference zikaba zituruka kwa ayo ma equipe so nufite imishinga myiza tujya tuganira inyuma ya kamera nudasetinga amategeko uzajya wisanga waguye mu mitego y'ukuri buburi itegeko uri bukoreshe kuko nk'ubu yaba hari itegeko riri clear Rwanda Premier League Board yasetinze riri clear ntabwo APR yari kujya muri ibi bintu byo kuvuga ngo oya Placide urumva ariko abantu barisanga iyi ngingo irasa nk'ayita iragoye ariko n'ikintu cyambabaje nuko nakubise icyumvirizo mu banyamupira by'umwihariko n'abakinnyi n'abantu ba APR urwango nonwa bafite muri bo match in fact ntago bigeze batinya Rayon mu kibuga ahubwo bo banze yuko match yabo yaba kimwe mu bisubizo bya Rayon nicyo kintu kiba nyine ukumva nk'iyo mpamvu reka nkubwire sibyo rekera dusoreza nicyo ngicyo ntihagiye nicyo urenza nta mufana wa APR ufite ubwoba bwa Rayon n'ukuri kw'Imana ishobora byose hari imbuga zabo ngenge nkubita ijisha ahantu nta mufana n'umwe ufitiye Rayon none se ahubwo nicyo kintu nitube igisubizo mu bibazo Rayon ifite twashoje ese kadusoreza umukino ko atari intambara ubukeba mane nuko bimeze nge numvaga APR yakaje gakina igakubita kareyo igakubita iyo kipe ngo bavuga ko ari noya ukayiha amafaranga ukitwarira amanota si byose hako njye nanakubwiye rwose uko mbitekereza nk'umunyamupira ushaka kureba iyo derby
ikipe yatangiye yitwa ka ekipe iyi sezo yitwa Rayon. Rayon itangiye gutya muyitondere nuko nsoje urebeye mwibase ariko yabakanze namwe mwanze gushya umupira mwibase abafana ba APR nimunera amabuye n'ama interview mwagize ubwoba interview abantu bitwa bangabo nta ma interview yakwereka yuko bakeneye gukemura ibibazo bafite ariko ibiri mu kibuga nta nubwo bashaka kubyitaho resulta zavamo ubwo rero APR ni balance. So rero reka tubashimire mu by'ukuri nibyo twari dufite kuri ngingo ngira ngo nuri hanze ni topic iri mu Rwanda gusikira cyane ibyo tuvuze ariko niba wabyumvishe byose mu by'ukuri uragenda wikuriramo ibyawe ariko nuko ikibazo gihagaze. So ibiganiro rero kuri IM Media TV nakagaruka turakomeza kubashimira mu by'ukuri muri kugenda mwiyongera tukababona. Ndetse nawe ufite icyo ushaka ko tugarukaho wagishyira muri comment. Turi hano ku bwanyu ubu twatangiye kujya dukora ku bintu mwe mwadusabye. So nawe ufite icyo wumva ushaka ko dukoraho mu by'ukuri hari nk'inkuru ubona watubwira mu cyumba hanyuma tukaza twayisesengura. Mugire guhirwa hano nakagaruka.